Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'164. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tukiri kwigaho kugira ngo tumenye neza imitekerereze y'Imana, ndetse tunamenye n'icyo Imana itwifuza, n'uko twifuza kumera. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Tujye kumva ijambo ryawe, turakwinze ngo mbere na mbere utweze gucyanirwa kose uko twagendeyemo, dukuremo ibyaha byose, dukuremo ububi bwose. Ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe Mwuka Wera ritwungure ubwenge, ridutere gukunda no gukiranukira, ritume dukora ubushake bwawe, ritume Umwami tugenda nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu duhe imbaraga, tubishyire mu bikorwa byo twigishwa nawe. Mu izina rya Yesu intege nke zose zikurweho. Mu izina rya Yesu turinginga Data Wera kugira ngo Mana ishobora byose kwinjira ku ijambo ryawe, gukureho kurwara kose, intege zose z'umubiri n'iz'umutima, ahubwo tukuzura imbaraga z'Imana. Urera cyane kandi urakiranuka. Ni mu izina rya Yesu sinze twizera, urakoze Data Wera, amen. Intego y'umunsi twa kwizera n'Imana, cyangwa kwizera k'umuntu n'Imana. Turasoma muri Luka ibice 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10, havuga ngo nuko ayo magambo yose amaze kuyababwira, ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. We yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Akantu gafata umutwe, bamwinginga ngo aze hanyuma akize umugaragu we. Nabo basanze Yesu bamuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu, uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani ntiwirushye, kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza ahura ubwanjye. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, kandi mfite n'abasirikare ntwara. Ndagira ngo aho ngaho agira akantu ufata uwo mutwe, havuze ngo ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Tegeka umugaragu wanjye arakira. Ati iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwiye undi ngwino akaza, nabwiye umugaragu wanjye ntikora icyo akagikora. Yesu abyumvisha amutangarira, ahindukira abantu bamukurikiye ati, nabwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga uwo mugaragu akize. Muho ni muri Luka ibice 7 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Kwizera n'Imana. Muri iyi nkuru tubona ko Yesu yahamagawe ngo ajye gukiza umugaragu wari urwaye. Yesu yasabwe kuza maze agakiza uwo mugaragu urwaye. Yesu nawe nta kindi yakoze, yafashe urugendo ajya kureba uwo murwayi. Ariko tunabona uwo musirikare ahindura ibitekerezo. Yesu akiri mu nzira, maze abwira Yesu, aramubwira ati, tegeka gukira kw'indwara k'umugaragu wanjye. Maze Yesu nawe ntabwo yajubaje, ntiyanabyinuye, ahubwo yahise ateka uburwayi buva muri uwo murwayi. Dore amabanga y'Imana ari hano. Yesu yari afite ubutware n'ubushobozi bwo guteka iyo ndwara ikava muri uwo murwayi atarinze kumubona, cya gihe bakiri kumwe ruguru hariya. Yewe ntekereza yuko byari korohera Yesu kuba ariko yabigenze, kuruta guhitamo kugenda yenshesha amaguru ngo ajye kureba uwo muntu, cyane ko anazi neza ko ataza kuhagera, ko Yesu ibyo yari abizi. Icya mbere bitwereka ni iki? Ni uko umubano wawe n'Imana mu bigendanye no kwizera burya ari wowe uyobora, atari Imana. Ni ukuvuga ngo ni wowe ushyiraho cyangwa n'uyobora uko Imana ikwitwaraho mu bigendanye no kwizera kwawe.
kuko niko tubibonye haruguru. Yabwiye Yesu ngo ngwino, maze Yesu araza amubwira ngo teka, maze Yesu yagute arategeka, ntabwo amuburanije. Icya kabiri tubyigiyeho ni iki? Nuko mu bigendanye no kwizera, Imana ntabwo iciririkanya no kwizera kwawe, ahubwo iguha ibihwanye no kwizera kwawe. Imbago z'ubwiza bw'Imana wabona n'uzishyiraho, si Imana izishyiraho. Kuko ntabwo yabwiye Yesu ngo ngwino hanyuma ukize umugaragu wawe nyange, hanyuma Yesu ngo avuge ngo ariko se ushatse ugira ngo urambwiye ngo mbitegeke bose nabishobora. Imana ishimwe. Ntabwo amubwiye ngo ubundi se ngo ubona umbwiye ngo umbwiye nkabitegekeraho undi ntabwo nabikora. Ntabwo Yesu ariko yabigenje, ahubwo uko yabwiwe avuye ngo ngwino ukize umugaragu wanjye. Yesu yakoze iki? Yaraje afata urugendo ngo ajye gukiza umugaragu we. Ntabwo Imana icirikanye no kwizera kwawe ngo kuzamure maze ndabikora. Oya, uko kwizera kwawe kungana niko Imana izagusubiza. Isomo rya gatatu tumenyanganiriye nuko ubwinshi bw'ibitangaza Imana igukora mu buzima bwawe butagaragaza imbaraga z'Imana, ahubwo bugaragaza uko kwizera kwawe kungana. Ndasubiramo ijambo. Ubwinshi bw'ibitangaza Imana ikora mu buzima bwawe ntabwo bigaragaza imbaraga z'Imana, ahubwo bigaragaza kwizera ufitiye imbaraga z'Imana uko kungana. Tubitekerezeho bundi bushyashya. Ndongera mbisubiremo ngo ubwinshi bw'ibitangaza Imana igukora mu buzima bwawe ntabwo bigaragaza imbaraga z'Imana, ahubwo bigaragaza icyizere ufitiye imbaraga z'Imana uko kingana. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo niba utizera mu mbaraga z'Imana ko zabasha gukiza indwara, ntabwo Imana izigera ikiza iyo ndwara. Cyangwa mbyite ngo biragoranye kuzabona Imana ikiza iyo ndwara nubwo waba uyifite. Kubera iki? Uko uyibwiye niko ikora. Isomo rya kane tumenyamo ni iri. Kuko urabona Yesu bamubwiye bati ngwino ukore, Yesu araza ngo akore. Avuga ngo Yesu utegeka, baraje Yesu yagute arategeka. Ni ukuvuga ngo uko ubona Imana biterwa n'uko uyizera, nta bindi. Ntujya mu magambo menshi. Niba ubona Imana nk'igomba gukora ari uko yatumye abantu, izatuma abantu kugira ngo baze bakore. Niba wizera ko Imana ishobora gukora nta muntu yatumye, izakora nta muntu yatumye. Nuyisenga uvuga ngo twora nta muntu utumye, izakora nta muntu itumye, kuko ni Imana si umuntu. Kwizera kwawe nicyo kibazo. Icya kane ni iki? Nuko rimwe na rimwe gutinda gukora kw'Imana ubwako guterwa n'ibyo tuba twabwiye Imana ubwacu, cyangwa ibyo kwizera kwacu kuba kwizera. Nabyo turabona kwa kundi. Reba umwanya Yesu yafashe ava aho yari ari kugira ngo agere hafi y'inzu y'uwo musirikare. Icyo gihe cyose uwo mukozi yari arwaye, uwo umukozi yari afite yari akibufite. Niba hari ikintu, niba yarumvaga aremerewe cyane, uwo mwanya yari akiremerewe cyane. Dufate urugero, niba Yesu byamufashe amasaha 6, n'urugero mfashe, nuvuga ngo ayo masaha 6 ntabwo ari ay'intege nke za Yesu. Ayo masaha 6 ni ubukererwe bwatewe no kutizera kw'abo bantu cyangwa no kwizera kw'abo bantu. Uti gute? Ayo masaha 6 yazanywe nuko bavuze ngo ngwino ukize umugaragu wanjye ararwaye. Yatewe no kugira ngwino. Ayo masaha 6 Yesu yagenze urwo rugendo niho aturutse. Ntabwo aturutse mu ntege z'Imana, yaturutse ku ijambo ryitwa ngo ngwino. Ni ukuvuga ngo bagenda akavuga ngo iyo bagenda bakabwira Yesu ngo tegeka gukira k'umugaragu wanjye,
uwo mugaragu ari gukira ayo masaha 6 atarenze kuyategereza. Mu yandi magambo, kwizera kwawe gushobora gutinza ibisubizo byawe, gusenga kwawe gushobora gutinza ibisubizo byawe kandi wakabonye nonaha. Haleluya. Ikibazo cyo kuvuga ngo hari n'abantu bategereza Imana bakarambirwa bakagenda bategereza ibisubizo bagombye kuba barabonye kera kuba yuko basenze nabi. Imana turengere. Mu Efeso ibice 3:20 baravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ndagira ngo utege amatwi kantu. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane, haleluya, ibyo usaba ndetse n'ibyo wibwira byose nk'uko imbaraga zawo ziri zidukoramo zingana. Wowe ibyo ufite uko imbaraga zawe, uko imbaraga z'Imana zikoramo zingana cyangwa kwizera kwawe kw'Imana kurimo kungana nibyo uzabona. Ariko ntuzibeshye yuko Imana ari aho ngaho igarukira. Ibyo ibasha gukora biruta cyane ibyo usaba, ibyo ibasha gukora cyane biruta ibyo wibwira. Witonde cyane rero. Ntabwo Imana ikora nk'uko imbaraga zayo ziri zikoreramo zingana, kuko zo nta nubwo zifite akagero. Ahubwo icyakora kizakora ibigendanye nk'uko imbaraga zayo zigukoreramo zingana cyangwa kwizera kwawe kungana kurimo. Nuko rero kwizera kwawe niko kugaragaza ibitangaza ubona mu buzima bwawe, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Hariho byinshi Imana yabasha gukora nonaha ariko itazigera igukorera kubera ko kwizera kwawe kutabisabye cyangwa kutabishyikira. Abantu bamwe barabushywe, abandi bategereje Yesu mu mago yabo ko abagiraho nk'uriya musirikare, n'abandi bo ntibanazi n'icyo gukora. Ndagusabira ikintu kimeze gutya: mera nk'uriya musirikare, wizere bidashoboka, wizere mu mbaraga z'Imana, kuko uko kwizera kwawe gukura nako n'ibitangaza Imana gukorera byiyongera kandi bikaza vuba. Uwiteka arakugire neza. Reka dusenge. Uwiteka turakwinginze cyane iki gitondo, turagusaba cyane ngo ukuze kwizera kwacu kugira ngo kurebe kure y'ibidashoboka, kurebe kure ibyo abantu bavuze ngo bitakoreka, mu izina rya Yesu. Kugira ngo Mwami Imana nitukwizera, kwizera kwacu ntikugire umupaka, tubashe no kubona gukora kwawe kutagira umupaka, kuko Mwami Imana udacirikanya no kwizera kwacu. Iko dusabye niko duhereza, ibyo tubuze nibyo dukorera. Twigishe gusaba neza mu buryo Data wera, dusubizwa neza, turinde gusaba nabi. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ducecekesha indwara zose n'ubumuga bwose, mu izina rya Yesu. Reka ijambo rye rihindura abantu bawe kandi rigendere ritembere mu mitsi yacu, mu mibiri yacu no mu nyama zacu, mu bitekerezo byacu, mu izina rya Yesu, kugira ngo ryoze kandi ryeze, rikuremo ibintu byose bitashyizwe nawe mu mibiri yacu, mu izina rya Yesu. Niba imashini zitaremanywe n'imibiri yacu zibasha kuducomekaho zikayungura amaraso yacu zigakuramo ibidatunganye, turasanga ijambo ryawe Mwami Imana risumba izo mashini zose, ryinjire mu mibiri yacu, mu mitsi yacu, rimaremo imyanda yose idafite akamaro, ibintu byose bitaturutse ku Mana, mu izina rya Yesu. Bikurwemo, bisohoke, mu izina rya Yesu Kristo. Dore gukiranukira no gutungana mu byo dukora byose, dore kukumvira mu migendere yacu yose,
mu izina rya Yesu Kristo himbazwe, amen. Turasoma mu Efeso ibice 3:20 niho dukura isezerano ryacu ry'umunsi rivuga ngo nuko ibasha gukora iruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana igumusha kumva ijambo ryayo, Imana igumusha kwifatanya natwe. Witeka kubashe kumukiranukira, Witeka kubashe kumwumvira, Witeka kubashe gukora iby'ubushake bwe, Witeka kubashe kugenda nk'uko abishaka, Witeka kubashishe kumvira ijambo rye, Witeka kubashe kwera imbuto zikwiriye abihaniye, Witeka kubashe kumwizera mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo niko ngusabira, kandi Witeka kurinde kunanirwa mu nzira, ahubwo akushorere agusoze mu gihugu cyo mu ijuru amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.